muri utwo duce dutatu tuzaba turi muri Kongo, tugiye kwigabanya mu gihugu cya Kongo, hazaba harimo agace gakomeye gafite n'uburinzi bukomeye, kuko Imana izaba yibutse abanyamurenge ibagaruye ku musozi w'imurenge kugira ngo bahavugire Imana. Nge bagiye kujya bavuga ijambo rikijyana, iryo bavuze rikijyana, kuko Imana yambwiye ngo igiye gusapotinga, igiye kuzamura bamwe mu banyamurenge, ibazamure ibashyitse ku rwego. Muri Amerika mugiye kujya mwumve hari abayobozi bari kuyobora Amerika ari abanyamurenge. Reka muri ico gihugu bazarira, bazaboroga, bazataka, kandi uyu muntu namara kuva mu nzira, kuko agiye gupfa urupfu rudasobanutse. Intambara yari irimo izikuba gatatu, niko Imana yavuganye nanjye. Intambara iri mu Burundi izikuba gatatu, niko Imana yavuganye nanjye, kugeza ubwo Abarundi nta muntu uzongera kwizera undi. Abarongo, Imana yantumye mu Burundi, Imana yantumye, Imana yanyu. Ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira amatorero, ufite ugutwi wowe unkurikiranye aka kanya kuri izi cano zombi, wowe unkurikiranye, ndagira ngo kurugutere ugutwi kwawe wumva icyo Imana iri kuvuga. By'umwihariko abo bantu mvuze bigire hino. Imana ni umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho. Twebwe abahanuzi icyo tubereyeho ni ukumenya icyo Imana ishaka kuboko bwayo. Imana ihimbazwe, ndanezerewe cyane muri aya masaha kubw'umwanya mwiza n'amahirwe ndetse n'umugisha ngiriweho kugira ngo nze hano imbere y'ubwoko bw'Imana batangarize icyo umwami Imana yakize kuri ngewe. Imana rero iduhana umugisha nk'uko nabibwiye. Amazina nimfashwa nayo Isaac, ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi Imana yahagurukije kandi yahamagaye. Yabanjije guca mu bintu bikomeye kugira ngo mpinduke uwo ndiwe none kuri uyu munsi. Hari aho Imana yabanjije kunyuza, hari icyo Imana yabashije kumpindura cyo kugira ngo uyu munsi wa none mbe mpagaze hano cyase nicaye hano imbere y'izi kamera batangariza, bahamiriza gukora kw'Imana. Imana rero iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Uyu munsi rero nje hano kuri televiziyo zacu kugira ngo tuganire ndetse mbagezeho message ikomeye Imana yampaye, ubuhanuzi bukomeye. Mwe mudukurikiranye mube hafi kugira ngo mwumve icyo Imana iri gutangariza abantu kuri iki gihe cya none. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu turwanirire. Mbere yuko tujya kurereka tubanze dusome ijambo ry'Imana ngira ngo twifashishe muri uyu mwanya Imana yampaye, iboneka mu byo ku ngoma, ingoma za kabiri ibice 7. Turasoma umurongo waho wa 14 ndetse n'uwa 15. Haravuze ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukirira bakareka ingeso mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Uhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana yacu rero ishimwe. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro ndetse n'amaboko, uri Imana y'abarebare n'abagufi, uri Imana y'inzobe ndetse n'ibikara, uri Imana y'abakomeye ndetse n'aboroheje. Nta jambo wavuze ngo rihere, iyo uvuze birade widi minifo elai, biraba wategeka bigakomera. Ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza ndetse n'ibyo twibwira. Amaboko yawe ntajya ashira imbaraga, wabaye mu ruhande rwacu, warwanye intambara nyinshi, watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Turagushimiye ko wazigamye intambwe z'ibirenge byacu,
warangiza ukazikomereza ku rutare rwitwa Kristo Yesu. Pela za wasi widima efo, turakuzi winimanda. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye gitare gisumbya amahanga, turagushimiye wowe uvuga bikaba, turagushimiye wowe utureberera aho tutareba, wowe wabanye natwe. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ducishije bugufi imitima yacu abari ushyirwa hejuru. Uyu mwanya tuwuteretse mu biganza byawe kugira ngo abari wowe kuyobora, abari wowe kutugirira neza, kandi abari wowe kukomeza kuturwanirira intambara zikomeza ari imbere yacu. Urakoze, shimwa kandi uhimbazwe mu izina rya Yesu, amen. Bankurukiye mwese, reka mbasabe tuvuge cyane ngo amen. Amen. Dushimiye Imana nkuko ijambo ribivuga ngo turagushimiye kutadutanze kuba umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu. Turagushimiye kutameye yuko abanzi bacu bavugiriza impundu kunesha. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Nje hano kubw'umurariko w'Imana, nje hano kuko natumwe n'Imana, nje hano kuko nemerewe n'Imana kuhagera. Ndashimira Imana inshoboje, maze iminsi mbyigana n'umutima wanjye, maze iminsi ndwana n'umutima wanjye kubw'ubutumwa bukomeye Imana yashize kuri njyewe. Imana yantegetse gutangariza isi, Imana yantegetse kubwira abantu, maze iminsi nsenga, maze iminsi niherereye n'Imana, ndimo yibwira ngo Mana nshoboza, kuko ibi bintu ari ibintu bikomeye yewe ubwanjye ntari kwishoboza. Hanyuma ndimo senga nibwo Imana yamishuriye iri jambo dusomye mu Ngoma za 2 ibice 7 umurongo wa 14. Ijambo rivuze ngo abantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, abo ngabo nibicisha bugufi bagasenga bashaka mu maso hanjye, ngo nanjye Uwiteka nzabumva ndi mu ijuru, nindangiza mbakirize igihugu, mbababarira ibicumuro byabo. Umurongo wa 15 haravuze ngo kandi gusenga kwabo, ugutwi kwanjye kuzahora kumva gusenga kwabo, kuzahora kumva kurira kwabo, kuzahora kumva gutaka kwabo. Amaso yanjye azahora areba ububabare bwabo, amaso yanjye azahora yitegereza. Haleluya. Pela za widi minifo. Imana yacu ishimwe. Iri ni ijambo Imana yampaye, irimpa kubera ubutumwa bukomeye Imana yampaye ngo ntangarije nje guhanura mu izina rya Yesu Kristo. Abemera ko ubuhanuzi bubaho n'abatemera ko bubaho, ibi byo ngiye kubihanura kuko natumwe n'Imana yo mu ijuru. Ntago ari ngewe wiyoboye. Iyo mba ari ngewe wiyoboye, intege nke zanjye z'umubiri ntago zanyemereraga kujya, ariko kuko ari Imana maze iminsi ndwana nabyo, maze ukwezi n'igice ndimo nsenga Imana kugira ngo inshoboze. Ndashimira Imana ko uyu munsi wa none yanshoboje. Ijambo riravuze ngo aba bantu b'Imana, abantu baririra Imana, abantu batakira Imana, abantu bari kwinginga Imana muri ibi bihe, abantu bari kubwira. Ijambo riri byaravuze ngo we mutimurira ngwino kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Aravuga ngo mubwire buhoro ibikuriza, kandi we kugira ubwoba, kandi we kurira. Gitero ca 2 cyavuga ngo bwira Yesu byose, ni inshuti yawe, ibikubabaza nibigutera. Aravuga ngo kunda fasha abashavuye, kandi wizera ijambo rye. Pendi imbangaza fo elose winima. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihimbaza. Ndagira ngo ntangarize isi, ntangarize n'abantu, shingiye ku Imana yavuganye naye, shingiye ku Imana yashize ku mutima wanjye, shingiye ku cyatumye nturuka iwanjye nkazamuka nkaza hano kuri izi kamera, ndi mu butatu bwera, Imana Data ndetse n'Umwuka Wera, nje guhanura ibintu bikomeye. Amen. Icyambere, Imana imaze kuma iri jambo yambwiye ngo ntangarize isi ndetse n'abantu. Imana ije kugaruka ku bwoko yiremeye, Imana ije kugaruka ku bantu bari kuyiririra, Imana ije kugaruka ku bantu bari kuyitakambira. Imana by'umwihariko yavuganye nanjye. Imana yantumye ku Banyamurenga aho baherereye bose, aho baherereye hose. Imana yantumye ku gihugu ca Kongo, Imana yantumye mu Burundi, Imana yantumye, Imana yanyu. Ufite ugutwi yumva iby'Umwuka abwira amatorero, ufite ugutwi wowe unkurikiranye aka kanya kuri izi cano zombi, wowe unkurikiranye, ndagira ngo ukuruguture ugutwi kwawe wumve icyo Imana iri kuvuga.
by'umwihariko abo bantu mvuze bigire hino. Imana ni umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho. Twebwe abahanuzi icyo tubereyeho ni ukumenya icyo Imana ishaka ku kuboko bwayo. Yatwambitse imbaraga zo guhishurirwa tukamenya. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihimbaza. Imana yambwiye ngo ntangarize abantu, irambwira ngo ntangarize abanyamurenge aho baherereye hose. Imana yanyeretse itsinda ry'abanyamurenge bishize hamwe, barimo baririra Imana, bari mu masengesho y'iminsi 40. Muri aya masengesho y'iminsi 40 barimo, uyu munsi mvugiyeho ubu butumwa, uyu ni umunsi wa 9 bagezeho. Imana yambwiye ngo irambiwe agahato bari gukoreshwa. Imana yambwiye ngo mbatangarize, bamaze iminsi bavugira Imana bakayivugira mu mahanga. Pelazo minima Enoki Tandoma. Imana yambwiye ngo mumaze iminsi muyihamagara, mukanayivuga, mukanayamamaza, mukayamamariza mu mahanga. Ariko uyu munsi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibashubije kuyivugira ku musozi w'Umurenge. Niko Imana yavuganye nanjye. Peliza ngo de mafola siwezi jenotala siwinima. Imana yavuze kandi iravuze ngo uhereye uyu munsi wa none Imana ibagarutseho, ibasubije mu misozi, ibasubije ku musozi w'Umurenge, aho mugiye kongera mukavugira Imana, aho kongera mugiye kwinjira mu gihe cy'amashimwe. Intambara Imana irazirangije. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Imana yambwiye ngo abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge aho buva bukagera, Imana ibugabije isi. Imana ibugabije isi. Imana ibugabije isi. Mbisubiremo, ubwoko bw'abanyamurenge abenshi, ubwo bwoko bwose Imana ibugabije isi. Kuko Imana yambwiye ngo abenshi babe mu Banyarwanda, babe mu Barundi, babe abakongomani, babe muri Tanzania, babe muri Kenya, abenshi mugiye kuzabona barafashe amakaragiteri y'abanyamurenge, barayitiriye abanyamurenge, titire yabo bariyitiriye abanyamurenge. Umuco wabo ugiye kwaduka mu bantu, kuko Imana yambwiye ngo isezerano yabahaye iki ni igihe cyo kurisohoza. Pini manda elosi wideme brike form. Iki ni igihe Imana ije gusohoza isezerano yagiranye n'abanyamurenge. Iki ni igihe Imana imanutse kongera kubavuganira. Imana igiye kongera kubavuganira. Imana yantumye ngo yubuye dosiye, ayo masengesho mwayarangiza mutayarangiza, ariko Imana yo mu ijuru yamaze kumva amarira yayo. Niyo mpamvu yamaye ijambo rivuga ngo abantu banje bitiriwe izina ryanjye abo nibicisha bugufi. Pelaza wadi minima, kuko mwicishije bugufi, kuko mwaririye Imana, kuko mwatakiye Imana, kuko mwaborogeye Imana. Ijisho ry'Imana rirarebye, ugutwi kw'Imana kurumvise. Imana yumvisha amarira y'abakobwa, Imana yumvisha amarira y'abasore b'abanyamurenge. Imana la zibinima efoila. Imana yumvisha amarira y'abagabo b'abanyamurenge, Imana yumvisha amarira y'abagore b'abanyamurenge. Imana yumvisha ubu bwoko nkuko yumvisha Abisiraheli bari mu gihugu muri Egiputa. Uko Imana yitegereje Abisiraheli mu gihugu ca Egiputa, uko ni nako Imana yongeye kumva abanyamurenge. Aidata mana we pendiza ngo dimanka fola siwido brike foria shai la za wide na fola siwezi. Imana yongeye kubumva, musenge ni musenga, ariko Imana yabumvise. Imana ibakabije isi. Imana yigeze ibwira umugabo bita Ahabu, iramubwira ngo Ahabu nutinye ziriya ngabo kuko ari nyinshi, ngo uyu munsi nje Uwiteka ndazikugabiza. Imana yambwiye ngo babwire ngo ije kubagabiza abantu. Dosirima adibi folasi winimanda. Imana yangeretse shekoti folasi ibihugu bigeze muri 3 muri Afurika.
abanyamurenge bagiye gufata, bagiye kubifata mujye mwisanga baragangije abene gihugu bari mu ibyo bihugu. Imana nibyo yambwiye. Imana yambwiye ngo igiye kuzamura izina ryabo. Izina ryabo Imana igiye kurizamura irishyitse ku rwego umuntu wese azaba yifuza kwitwa umunyamurenge. Imana igiye kuzamura izina ryabo ku rwego bamwe ndetse no mu banyarwanda bamwe muzajya mwumva biyitiriye abanyamurenge. Karagiteri zabo bazihindure, bata umuco wabo, bafata umuco w'abanyamurenge. Uko niko Imana yavuganye nanjye. Banyamurenge simbazi, nta nicyo mpfa namwe, nta nicyo mpfana namwe, ariko ijuru ryabatekerejeho. Ijuru ryabatekerejeho. Ndabivuze ngewe ndi mwene Gasinga Siriro na Gasisi Sirasi na Sisiriya ipfiyo iwacu mu majyepfo niho mvuka. Ndahanuye ndi kuri izi kamera. Imana yabantumyeho. Imana yabantumyeho. Imana ibasha gukora, Imana ibasha kumva. Imana yambwiye ngo abanyamurenge barize n'impinja ziri mu nda y'ababyeyi bazitwite bararira, Imana irabumva. N'impinja zifite amezi 2 zarize, Imana inazumva. N'impinja zifite umunsi umwe zageze ku isi none zarize, Imana irazumva. N'impinja zifite amezi 3 n'umwana w'umwaka umwe ndetse n'umaze iminsi 3 asamye, Imana yumvisha aya marira. Imana yumvisa aya marira. Peleza mafola zomede plikasi ni manda. Imana yumvisha aya marira. Imana yambwiye ngo ntangarize igihugu ca Kongo. Domesidi for elas. Iki gihugu ca Kongo Imana y'ubwayo niyije kwipasuriramo kabiri. Topinde ngaza fo. Imana ije kwipasuriramo kabiri. Bivuze iki? Nubwo Imana igiye kwipasuriramo kabiri, igihugu ca Kongo kigiye gusigara. Ngo muravuga ngo u Rwanda ngo ni rutoya kuri Kongo, u Rwanda rugiye kuruta Kongo. Ndabihanuye ndi kwisi kamera. U Rwanda rugiye kuba runini kurusha Kongo. Imana yambwiye ngo ntangaze igihugu ca Kongo cy'ubwacyo, ikira gihugu cyose uko kizengurutse, uko kingana, uko mukibona kuri map, kigiye kuvamo ibice 3. Kigiye kuvamo ibice 3. Ibi bice 3 bizabanaho nk'uko u Rwanda rwabanaho na Uganda, nk'uko u Rwanda rwabanaho n'u Burundi, nk'uko u Rwanda rwabanaho na Tanzania ndetse na DRC. Bivuze ngo bice 3 bigiye kwigabanya muri Kongo. Buri gace kagiye kuba gafite umuyobozi wako, umuperezida wako. Bivuze iki? Muri Kongo hagiye kuba ubuyobozi 3, abaperezida 3, ubundi bacemo ikintu cyitwa imipaka. Niko Imana yavuganye nanjye. Kandi ibi nibimara kubaho, mugiye kubanza kumva undi mutwe ugiye guhaguruka muri Kongo. Mugiye kumva amakuru adasanzwe avuga ngo muri Kongo havutse undi mutwe witera bwoba uri kurwanya izi nzego z'umutekano. Uyu mutwe ugiye kuzavuka ntabwo uzaba ufita isano niyo M23 wamuvuga, ntabwo uzaba ufitanye isano nabo bako. Mbese nawe ubwawe uje kwishakashakira, nawe ubwawe uje kwishakashakira. Niyo mpamvu icyo mwita Kongo muzi kuri mapu igaragara nk'isi yose. Kongo muzi ruti igihugu cy'u Rwanda, mugiye kuzayisanga u Rwanda ari rwo runini. Amen. Domesiri mafola zomitango sadimanka fola. Uko niko Imana yavuganye nanjye. Mugiye kuzisanga cya gihugu cyitwa Kongo mwavugaga. Imana yambwiye ngo amarira yarirwaga n'abitwa abanyamurenge azasigara mu gace kamwe k'abakongomani. Dosibe mango
za dope forasi. Aya marira mwumva abanyamurenge barira azasigara mu gace kamwe muri utwo duce dutatu, kandi ako gace kamwe muri utwo duce dutatu kazaba karimo abakongomani, kazaba karimo abakongomani. Imana inyereka utu duce, yambwiye ngo Beliza Folewasi Winima yanyeretse abagore bari muri aka gace kitwa k'abakongomani bafite amarira arenza y'Abisiraheli bari bafite bari mu gihugu muri Egiputa. Bazarira, bazaboroga, bazataka, ariko ntaho kubumva uzaba uri hafi. Bazarira, bazataka, bazaboroga, ariko ntaho kubumva uzaba uri hafi, ubari hafi. Bazapfurwa akashinyaguro. Pendevao araso benika sinima. Imana yambwiye ngije kwimura ibihe, ije kunyuranya ibihe. Imana ya ije kunyuranya ibihe. Imana ije kunyuranya ibihe. Ikimana yavuganye nayo. Kitandoma za veblike nemasireba. Elo safodi nikazo maige. Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo ntangarize abantu bari mu gihugu ca Kongo babe bumva ikinyarwanda babe batacyumva. Imana ivugana n'umuntu mu rurimi yumva, utabyumva azashaka mwene sa musobanurire. Aka gace k'amajyaruguru k'igihugu cya Kongo niko gasasikaramo abakongomani, kandi bazababazwa, bazamererwa nabi, ubuzima buzabagora, bazaba biruka ku misozi, abenshi bazarara hanze. Imana yanyeretse abamama barara hanze n'abana. Imana yanyeretse umwuzuru batembana. Imana yanyeretse benshi bicwa n'amazi y'imvura baraye ku misozi. Beliza fo, kandi ibingibi bigiye kuba, amaso yanyu abibone, amatwi yanyu abyumve, kuko Imana igambiriye ni ikintu gikomeye. Muri utwo duce dutatu tuzaba turi muri Kongo, tugiye kwigabanya mu gihugu cya Kongo, hazaba harimo agace gakomeye gafite n'uburinzi bukomeye, kuko Imana izaba yibutse abanyamurenge, ibagaruye ku musozi w'imurenge kugira ngo bahavugire Imana. Uko niko Imana yambwiye ngo ntangariza abantu. Imana yambwiye ngo irambiwe kumva abanyamurenge bayihamagarira mu misozi y'imahanga, ibagaruye ku musozi wawe. Imana yambwiye ngo irabibutse. Imana yambwiye ngo ibagiriye neza. Imana yambwiye ngo yongeye kubagira abantu bagari, bagiye kubyara bororoke, bagiye kuba benshi. Impande n'impande mugiye kujya mwumva izina abanyamurenge. Mwumva umuntu yiyise umunyamurenge kandi mwari muzi ko ari umunyarwanda. Mwumva umurundi yiyise umunyamurenge, bagerageze kwishakamo karagiteri zabo. Abaririmbyi mubone bafashe imico y'abanyamurenge, abavuga butumwa mu bisange biba bahindutse abanyamurenge bagiye gukaba. Ubwiyo ntambara zose zizatera, ubwibyo bibazo byose bizabaho, Imana nayibajije ngese Mana iyi ntambara nta kintu izakora ku gihugu cyayo. Imana ivugana nange irambwira ngo ihagaze ku mpande ye z'igihugu cy'u Rwanda. Pendevo sala ihagaze ku mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Imana ihagaze ku gihugu cy'u Rwanda. Topic last winima. Gatatu, Imana yavuganye nanjye irambwira ngo muri Amerika Imana y'ubwayo igiye kwiyicarirayo. Ibyo muvuga ngo hajya ngo ni Trump uyoborayo, ninde uyobora muri Amerika? Imana yavuganye nanjye ngo hariya muri Amerika Imana yakase yamaze gukata y'umugabane w'abanyamurenge. Umugabane w'abanyamurenge Imana yamaze kuwukata uruhare rwabo ku rwego Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ihaye abanyamurenge umugabane ukomeye mu gihugu cy'Amerika. Ari naho muzajya mwumva abanyamurenge bagiye kujya bavuga ijambo rikijyana, iryo bavuze rikijyana, kuko Imana yambwiye ngo igiye gusapotinga, igiye kuzamura bamwe mu banyamurenge, ibazamure ibashyitse ku rwego. Muri Amerika mugiye kujya mwumve hari abayobozi
bari kuyobora Amerika ari abanyamurenge. Mwumve nimba ari meya, mwumve ngo uyu ni meya ni umunyamurenge ariko ayoboye hehe muri Amerika. Imana yambwiye ngo ibashizeho ubutware bukomeye, kuko Imana yambwiye ngo abanyamurenge bafite amarira yabo, bafite ukuntu bari gusenga muri system yabo, uko gusenga kwabo kukazamuka kukagera ku Mana. Niyo mpamvu Imana yaributse cyane. Twihuse cyane, Imana yambwiye ngo ntangarize igihugu cy'u Burundi, bagiye kubura umuntu kandi w'ingenzi, bagiye kubura umuntu, kandi uyu muntu bagiye kubura, igihugu cyose amarira azaboneka muri icyo gihugu. Bazarira, bazaboroga, bazataka, kandi uyu muntu namara kuva mu nzira, kuko agiye gupfa urupfu rudasobanutse. Intambara yari irimo izikuba gatatu, niko Imana yavuganye nanjye. Intambara iri mu Burundi izikuba gatatu, niko Imana yavuganye nanjye, kugeza ubwo Abarundi nta muntu uzongera kwizera undi. Abarundi bo ubwabo bazatemana, Abarundi bo ubwabo bazabwirana nabi, Abarundi bo ubwabo bazashimirana, Abarundi bo ubwabo ntibazongera kugenderana. Uko niko Imana yavuganye nanjye. Pasido pela za fona, uko niko Imana yavuganye nanjye. Rero byose byari bikubiye mu ijambo ngo ariko abantu banje bitiriwe izina ryanjye, abo nibaca bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye, zoye Uwiteka nzabumva ndi mu ijuru nindangiza mbakiriza igihugu, bababarira ibicumuro byabo. Imana rero igarutse ku bantu. Ntabwo Imana yigeze gusobanurira uwo muntu wayo. Ntabwo Imana yamunsobanuriye. Imana yanyeretse igihugu cyose gicura umwijima, amarira ari menshi, bona abantu bunamye kuri serekeye nini cyane. Imana irambwira ngo bagiye gupfusha umuntu kandi w'ingenzi w'igikomerezwa mu gihugu cyabo, kandi azapfa urupfu rw'amayoberane. Imana umuhanuzi urakomeye cyane, kandi ni umuhanuzi dushimira Imana ku bw'abanyamurenzi. Dushimira Imana ku bw'abanyamurenzi. Imana iguhe umugisha. Amen. Namwe Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka tugushimire, wasoje usengera. Ubuse nta kintu Imana yakora ku gihugu cy'u Burundi? Igihugu cy'u Burundi ikintu bakora, ijambo narisomye. Dusenze. Ijambo narisomye. Byava abantu bitiriwe izina nibaca bugufi bagasenga, bakamenya gusenga, bakayigirana n'Imana, Imana izabumva ibakirize igihugu, ibababarire n'ibicumuro. Barasabwa gusenga, basenge izabikuraho. Nibasenga bakayigirana n'Imana, Imana izabikuraho bitewe n'ubusabane bo bagiranye nayo. Nakwibaza ati abantu ngiye kukubaza ikibazo, abantu bandika muri comment ibintu uvuze byo mu gihugu cy'u Burundi, nakiri umuntu arabihanura nawe, urumva ko ntabwo we yareruye avuga uwo ari we, ariko ndagira ngo kubaza ikibazo. Baravuze ngo ko abanyarwanda mwirirwa muhanurira Abarundi nibo bakora ibyaha kurusha abanyarwanda. None se nahanuriye Abarundi gusa? Nahanuye muri Amerika, nahanuye muri Kongo, nahanuye abanyamurenge. Mu byaha ibyago ubwo hari uburyo Imana iri kubyumva, hari uburyo Imana ibibabo. Okay, reka tugushimire. Yego, murakoze. Wasenga usoza ubundi. Mana mene folaso widiminiga, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko wabanye natwe, ukaba utwemeye ko dukora iki kiganiro tukaba tugishoje amahoro. Ahasigaye nikigira umuvuduko caguke kigere ku isi hose, kandi abazacumva bazahemburwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha.